Ibi byagarutswe kuri uyu wa gatanu mu muhango wo gufungura ku mugaragaro ishami rya kaminuza UTB mu ntara y'Amajyepfo, by'umwihariko mu karere ka Ruhango, aho izaba ifite icyicaro. Umuyobozi mukuru wa kaminuza UTB Professor Dr. Simeon Wera we avuga ko gufungura iyi kaminuza ari ukwishimira intsinzi igezweho ku bufatanye bw'inzego zitandukanye. Nizeyimana Patrick, umuyobozi w'ishami rya Ruhango rifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 3,000, avuga ko amasomo kuri iyi kaminuza ari butangire kuri wa mbere tariki ya 8 Mutarama 2023, ndetse akagaruka ku masomo atandukanye azahatangirwa adafite aho atandukaniye n'atangirwa mu mashami ya Kigali na Rubavu. Twari tumaze amezi 2 dukora twandika abanyeshuri bashya, tumaze kwandika umubare ufatika, turateganya no kubona abandi. Ubu rero igikurikiyeho ni ugutangira amasomo, kandi amasomo tuzatangira ku wa mbere tariki 8. Icyo rero twasaba abaturage ba Ruhango n'abaturage b'intara y'Amajyepfo bose nuko baza bakihuta, naho ubundi nibatinda baracikanwa, kandi tubafitiye gahunda n'amasomo menshi azabafasha, harimo hotel and restaurant management, travel and tourism management, business information technology, transport and logistic management, community development. Ayo yose na amasomo azabafasha mu bintu bitandukanye. Honorable Senateri Uwizeyimana, umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda uvuka muri aka karere ka Ruhango, avuga ko ari amahirwe kwakira iyi kaminuza ku bana b'Abanyaruhango nabo mu ntara y'Amajyepfo muri rusange, akabasaba kwibyaza umusaruro, ndetse agatangaza ko iyi kaminuza izanye impinduka mu gutanga serivisi nziza mu mahoteli yo mu Rwanda biciye mu bakozi bayihahamo ubumenyi. Iri shuri UTB riri mu biganza bizima. Success yo already twatangiye kuyibona. Nahoze ntembera ziriya nyubako zitagira uko zisa, nagira ngo mpamagarire abana bakomoka muri aka karere kuganira ishuri. Ababyeyi bakomoka ahangaha, iri shuri ngira ngo umubyeyi ashobora kuba yararebye ahantu dufite gap cyangwa se dufite icyuho. Abantu bo muri UTB aho nabasanze hose, umbwiye ko yize muri iri shuri, sanga baramuhaye uburere, yamvugo yo kuvuga ngo umukiriya ni nk'umwami, bo bongeyeho n'umwamikazi. Bamwe mu rubyiruko bamaze kwiyandikisha muri iyi kaminuza ruri butangire kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Mutarama 2023, bavuga ko ari amahirwe akomeye kwakira iyi kaminuza muri aka karere, kuko bajyaga babyifuza ariko bakagorwa n'ubushobozi biturutse ku kuba baratekerezaga kuba bajya kuyiga mu karere ka Rubavu cyangwa se mu mujyi wa Kigali, ariko bakagorwa n'ubushobozi biturutse ku kuba bazajya bakenera gukodesha amazu n'ibindi birimo guta akazi basanzwe bakora. Nkimara kubona ko ijangaha mu kazi bizamfasha, nzakora akazi kandi no kwiga bigende neza. Niba mu Ruhango nta kaminuza twa dufite hafi, twa tuyibonye kwiga bizoroha. Na coste umuntu yishyuraga agiye kwiga kure, urumva wishyuraga icumbi, ukishyura ibyo kurya, ukishyura iki, ariko izo coste zose zizaba zivuyeho. Kubifungurisha mu ntara y'Amajyepfo numva ari ikintu gikomeye kuri nge cyangwa se no ku rubyiruko rwose muri rusange, ko ni amahirwe mashyashya abandi bongeye kugira, kuko hari umuntu washakaga kuhigira ariko agasanga iri kure bitewe n'ahantu ari, nta cumbi afite, nta mwene afiteyo, ariko abo ifunguriye uyu munsi mu ntara y'Amajyepfo ni amahirwe akomeye kandi n'umugisha. Habarurema Valence, umuyobozi w'aka karere ka Ruhango wari uhagarariye umuyobozi w'intara y'Amajyepfo Madame Kayitesi Alice, ashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame babahaye iyi kaminuza muri aka karere n'intara muri rusange, agatangaza ko bizafasha mu kuzamura ubukerarugendo busanzwe bukorerwa muri iyi ntara. Turashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'izindi nzego zadufashije kugira ngo Abanyaruhango basusuruke kubera iyi kaminuza ije mu bukerarugendo. Naho yicaye ubusanzwe cyangwa icyicaro cyayo ni ahantu hari ubukerarugendo bushingiye ku muco, nahitwa Mutakara, ni iruhande rw'urutare rwa Kamegeri ruzwiho ku mateka, ndetse ni ku bukerarugendo bushingiye ku iyobokamana kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ubwo rero ibyo bizatuma ubwo bukerarugendo buhasanzwe butera imbere, kubera ko nayo ubwayo ari byo yigisha. Ikindi izamara ni uko izaniye ubushobozi, navuga ku mafaranga, bushingiye ku mafaranga Abanyaruhango. Mukarubega Zulfati washinze iyi kaminuza mu Rwanda guhera mu mwaka wa 2006, avuga ko mu banyeshuri iyi kaminuza Ishami Rya Ruhango igiye gutangirana harimo 5 bahawe buruse n'iyi kaminuza bo muri aka karere, ndetse n'abandi 100 bazatangwa n'akarere bafite amikoro make bagafashwa n'abafatanyabikorwa ba kaminuza hagendewe ku masezerano bagiranye. Aba bana bagahugurwa amezi 9 bagahabwa akazi bagakora bishyura uwabarihiriye. Agatangaza ko na gahunda iyi kaminuza igira yo gushakira Abanyarwanda akazi mu mahanga ubitakigarukira muri Qatar na Dubai gusa nk'uko byari bisanzwe
basanzwe kuko bagiye kujya boherezwa no mu bindi bihugu bishya birimo Jordan na Turki, kandi n'Abanyaruhango ndetse nabo mu ntara y'Amajyepfo aya mahirwe abareba. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora yagura u Rwanda akurujyana muri ibyo bihugu byo hirya no hino, natwe twarebye ese ni hehe handi tuza gutekereza rero Jordan yewe na Turukiya, naho nagiyeyo tugirana ubufatanye n'abamahoteli ku buryo noneho ubu imiryango yaragutse ku buryo tuzigisha benshi. Ni no gutekereza noneho intara y'Amajyepfo bige kandi bategereje noneho nabo kubona imirimo yaba ari mu Rwanda cyangwa no hanze. Hari abo twagiranye ubufatanye ku buryo noneho hano hazaza abana 105 kwiga, hari 5 turihira nka UTB b'abakene, yewe n'abandi 100 badashoboye kwirihira, ariko noneho ubwo bufatanye bwabo twafatanije bakabarihira mezi 9, training y'amezi 9, mu kurangiza kwabo iyo babonye imirimo noneho bagenda basubiza ayo mafaranga kuri uwo mufatanyabikorwa. Ibikorwa byakozwe birimo kubaka, kuvugurura no gushaka ibikoresho nkenerwa ngo iyi kaminuza itangire. Mukarubega Zulfati avuga ko yabwirwaga ko bizafata nibura imyaka 2, ariko abikuye ko afataho icyitegererezo nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika byamufashe amezi 4 gusa ngo byose abe amaze kubitunganya, kuko yakoze amanywa nijoro agashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu burangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame bwo bwatanze umurongo w'ubufatanye hagati ya leta ndetse n'abikorera kugira ngo hatezwe imbere imibereho y'Abanyarwanda biciye mu bufatanye. Ibarushimwe Bihoki Keve Christian, BTN TV, mu karere ka Ruhango mu Majyepfo y'u Rwanda.